Yesu agusanze muri icyo kibazo. Yesu aje kugutabara, aje kurengera urugo rwawe, aje kurengera abana bawe, niba koko wizera imbaraga n'ibimenyetso. Nkuko Mariko yabyanditse 16:16 ngo hari ibimenyetso n'ibitangaza bizagendana n'abizera, ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bazakira. Bino bimenyetso ntabwo ari ibyacu pasiteri gusa, nawe urabyemerewe, nawe wakwisengera ugakira. Iyo wamaze gutunga Yesu mu buzima bwawe, imbaraga zakurwanyaga zirahunga. Yesu aguha umugisha niba wamaze kumenya uwo uriwe. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nitwa Reverend Pastor Steven, ndi umushumba wa Ministry Calvary, kamba rya Calvary. Dukorera hano Kicukiro. Turashima Imana ko isengero zatangiye gukora, natwe turi mu bantu bagiye gukora vuba. Niyo mpamvu twize dashidikanya ko Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza. Umwuka wera rero amahira ijambo muri iki gitondo kugira ngo tuganire kuri amagambo. Umutwe w'ijambo ry'uyu munsi witwa ngo Yesu aje mu kibazo cyawe. Reka ngubwire, iyo Yesu aje mu kibazo cyawe, niyo abantu baba bataguteye inkunga urayibona. Niyo abantu baba batagufashije, ubufasha buraboneka. Kuko iyo Yesu ahageze, ibidashoboka birashoboka. Tugiye kureba umuntu wari impumyi, Yesu ahageze yakira guhumuka. Ariko mama we, papa we, barumuna be, bakuru be ntacyo bari barakoze. Ariko ubwo Yesu ahageze, ikibazo cyawe kigiye kubonerwa igisubizo. Imana ibaho umugisha. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana ibice 9 ngo Yesu akiza wavutse ari impumyi. Ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa be baramubaza bati, haleluya, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Iteka ryose abantu bakunda kubona ikibazo cyawe bagahita bakwita umunyabyaha, bagahita bakwita umuntu Yesu yanze, bagahita bakwita umuntu wavumwe. Utinze gushaka waravumwe, utinze kurongorwa waravumwe. Mbese abantu bahera ku kibazo urimo bakwita umunyabyaha. Reka ngubwire, ushobora kuba uri mu kibazo uri umukiranutsi, ahubwo Imana igira ngo ikore icyo kintu abakugoshe bahishurirwe ineza y'Imana ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iratubwira ngo Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Mwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Bugiye kwira, n'igihe umuntu atakibasha gukora, nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Uyu ni Yesu uvuze aya magambo. Avuze amagambo arimo abwira abafarisayo, arimo abwira abantu bamugose. Ahangaha turaza gusangamo abafarisayo barimo babaza uyu muntu wahumutse aho yahumukiye. Barimo bamubwira ngo mbese uratubwira gute uburyo wahumutse? Ariko mu buryo bufatika uyu muntu ntabwo yari afite amakuru, kubera ko we igitangaza yari yacyaciriye. Ariko hagaragaraga guhumuka, ariko ntihagaragaraga uwakoze igitangaza. Yesu ashimwe cyane. Yesu rero arimo arasobanura, arimo arakora igitangaza, ariko uyu muntu arimo arabazwa, ninde Yesu mu by'ukuri? Abantu babaje Yesu, uyu muntu ko yavutse ari impumyi, n'ababyeyi be, naho yavukiye. Yesu arababwira ngo ari uyu nta cyaha yakoze, n'ababyeyi be nta cyaha bakoze, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Umwami Yesu yerekanirwe muri we. Hano arashaka kuvuga iki? Iyo Imana itabaye ubuzima bwawe, iyo Imana irengeye urugo rwawe, iyo Imana irengeye umugabo wawe, wasenze, bihita biboneka ko Umwami Yesu ari gukora ibitangaza. Niba warasenze, niba wizeye Yesu, ndakwizeza ko Umwami Yesu ntabwo yanezezwa no kubona uri muri ubwo buzima budahinduka. Ntabwo Yesu yanezezwa no kurangiza 35 ukiri iwanyu. No. Hari ibintu bitatu ashobora kukureka ukayigira 35 utarashaka, kugira ngo numara gushaka abari bakugose babashe kumenya ko Imana wasenze ishoboye byose. Nanone watinda kubyara nka Ana kugira ngo umwana ugiye kubyara azari igisubizo.
nanone watinda kubona akazi kugira ngo igihe ugiye kubonera akazi birusheho kuzanira abantu benshi muri Kristo Yesu. Amina. Yesu aje mu kibazo cyawe rero kugira ngo abaturanyi n'abo mwakuranye n'abo mwasenganye barusheho kumenya ibihe wabaye imbere y'Imana. Imana iguha umugisha. Yesu avuze ijambo ryiza ngo nkwiriye gukora umurimo wo wantumye hakiri ku manywa. Mwene data unkurikiranye, Yesu ashimwe cyane. Urimo urakora ibyo wahamagariwe? Ese uhagaze aho Yesu yaguhamagariye? Cyangwa iyo Imana ikugiriye neza uhinduka nawe muri ba bandi bagusabye ubwami bw'Imana? Iyo umuntu abonye amafaranga ari umukristo, Imana iba yungutse umukozi mwiza mu bwami bwayo. Niyo umuntu abonye amafaranga akorera Satani, Satani abonye umukozi mwiza mu bwami bwe. Kubera ko uyu udakorera Imana uba ufite ubundi bwamuramye. Ndabikubwizaho ukuri. Niyo mpamvu mu gihe nk'iki tumaze iminsi muri guma mu rugo, tugira amahirwe y'uko leta itufashije kuba dusubiye mu nsengero, tugiye kongera kuramya Imana. Ndabizi mu rugo wayiramyaga, ndabizi mu kazi urayiramya, ariko biratubwira ngo dukombore guterana kwera. Ni nayo mpamvu kujya mu rusengero nabyo ari byiza, kuko babiri batatu iyo bateraniye hamwe ngo umwuka w'Imana, ngo Yesu aramanuka akabana nabo. Ni byiza rero ko Imana idukoreye kino gitangaza. Yesu ashimwe cyane. Tugeze kuri umurongo wa 5, nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Kano kantu ndagira ngo avugeho gatoya. Iyo turi mu isi ni gute tuba umucyo w'isi? Ese ushobora kuba umucyo w'isi kandi uri mu isi? Wibuke ko aho hantu uri kubera umucyo hari n'abandi bahabereye umwijima. Birasobanura iki? Uri muri njyewe, uri muri wowe, haremeranya n'umutima wawe kuri umucyo. Umuntu aba mucyo ryari rero? Mubo mukorana, mubo muvukana, mubo muturanye, aho mukorera, ukagaragaza Yesu uri muri wowe. Ejo bundi hano hari umukobwa wakijijwe ariko akizwa iwabo batabizi. Noneho umukobwa amaze gukizwa yahuye n'umupasitoro aramusengera, arangije uwo mukobwa yakira Yesu umwami n'umukiza kandi yatuza akanwa ke. Noneho ageze mu rugo ahita ahindura ibintu byose. Igihe atari kuri televiziyo aragihindura, uko yavugaga arabihindura, uko yakoraga arabihindura. Noneho papa na se, mama na papa batangira kwibaza ngo mbese uyu mukobwa niki cyabaye? Mu ruhande rwa mama abone impinduka, mu ruhande rwa papa abone impinduka. Umva ikintu cyabaye. Mu by'ukuri papa we ntabwo yakundaga ibintu byo gusenga, kandi mama we yari yarasenze cyane, ariko papa atarahinduka. Ariko papa amaze kubona umuco w'umukobwa we, yahise abaza umukobwa ngo mbese niki cyaguhinduye? Aramubwira ngo nahuye na Yesu Kristo, kandi kugira ngo Yesu mpure nawe nabanje guhura n'umuntu. Ndagira ngo ngubwire, ntabwo uzahura na Yesu udahuye n'umuntu ufite Yesu. Yesu yigeze atuma abigishwa be mu kirorero ngo bajye kuzitira icyana cy'indogobe, ngo arababwira ngo abaha kondisiyo ngo nimugerayo akagira ubabaza ubabwire ko ari njye ubatumye. Amena. Iyo uri umucyo w'isi ntabwo bigusaba kwisobanura, umucyo urisobanura. Iyo uri umucyo w'isi ntabwo bigusaba gutanga temanyaje yaho uturuka, wavuye hehe na hehe. No, imirimo ukora, imivugire yawe igaragaza Yesu uri muri wowe. Abantu barahinduye ariko ntibahindutse. Abantu benshi baje mu rusengero ariko batarahindura. Reka ngubwire mwene data, nube mu bantu bahinduye, ube mu bantu bahindutse. Iyo umuntu yahindutse by'ukuri, karande, imikorere, imitekerereze irahinduka. Yesu ashimwe cyane. Ndibuka umunsi umwe nakira Yesu umwami n'umukiza, ubuzima bwanjye bwahise buhinduka. Ntabwo ushobora kwakira Yesu mu buzima bwawe ngo akomeze kuba hanze nawe ngo ube mu nzu. No, iyo wakiye Yesu ubana nawe. Iyo wakiye Yesu ugendana nawe. Ndashaka kuvuga iki? Iyo umaze kwakira Yesu mu buzima bwawe, araza akaba muri wowe. Iyo Yesu abaye muri wowe, ibidashoboka bitangira gushoboka. Hari imbaraga za kamere, hari imbaraga za karande zitangira gusohoka mu buzima bwawe. Uyu mugabo wari impumyi amaze guhura na Yesu, icyambere cyabaye yahise ahumuka. Amaze guhumuka, abantu batangira kubaza niwe cyangwa siwe. Hano hari umurongo nkunda cyane ku murongo wa 8 ngo abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza baramubaza bati uyu siwe wicaraga asabiriza?
uyu si we wari umaze igihe ategereje ubukwe, uyu si we wari umaze igihe ategereje urubyaro, uyu si we wari umaze igihe ategereje akazi. Hari uko abantu bakuzi igihe uri umushomeri, hari umwambaro abantu bakuzimo, hari imyambarire, hari imivugire, hari imikorere, abantu barabizi ko ari wowe mushomeri, ko ari wowe urwaye kanseri, urwaye diyabete, urwaye sida, urwaye indwara idakira. Ariko reka mbabwire, ku bana b'abantu hari indwara idakira, ariko muri Kristo Yesu nta ndwara idakira. Ikibazo cyose dufite muri ubu buzima Imana igifitiye igisubizo. Nta kibazo na kimwe Yesu adafitiye igisubizo, bana b'Imana. Nta kibazo na kimwe ufite mu buzima bwawe, ufite mu buzima bwanjye, umwami Yesu atasubiza. Barabaza ngo rero, uyu si wa wundi wahoraga yicaye hariya asabiriza, ariko ibintu byahindutse, Yesu yahuye nawe. Iyo uhuye na Yesu ibidahinduka birahinduka. Iyo uhuye na Yesu, reka mbabwire, amafaranga wahura nayo, akazi wahura nako, wahura n'icyubahiro, ariko n'ibigira icyo bihindura mu buzima bwawe. Ndavuga mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri birahinduka, kuko iyo ubonye amafaranga utangira kurira utariraga, ariko mu buryo bw'umwuka nta kintu gihinduka. Ariko ubonye amafaranga ufite Yesu biraryoha cyane. Iyo umuntu afite amafaranga, iyo umuntu ari umukozi w'Imana, afite ubushobozi bwose bwo gukora icyo Imana imusabye, biraryoha cyane. Nta kintu kinezeza nko kujya ahantu mu rusengero babuze amafaranga yo kwishyura saro ugahita uyishyura. Nta kintu kinezeza nk'iyo ugeze ahantu babura ugahita ubabera igisubizo, kubera ko misiyo ya Yesu, aho Yesu yageraga yahitaga igisubizo. Ninde unyumva? Wambabariye aho uri muri icyo gihugu ukabera abantu igisubizo. Wambabariye n'umuntu muhuye nawe ugeze ukaba igisubizo. Yesu ashimwe cyane. Hari umukobwa rero wabaye igisubizo ku mubyeyi atazi. Uyu mukobwa yari muri bisi. Muri bisi urabizi ko iyo abantu bageze muri bisi hari ukuntu abandi bantu baza nyuma. Iyo baje nyuma rero harimo utuntu abantu bahagararaho. Noneho umukobwa yaje mbere afata umwanya aricara. Noneho haza kuza umumama ukuze, abandi bose banga kumuhagurukira. Uyu mukobwa yari afite ikintu bita kumenya Yesu byimbitse. Arahaguruka afata uwo mubyeyi aramubwira ngo mama ngwino wicare. Mubyeyi araza aricara, bisi irakomeza. Bisi imaze gukomeza bageze aho umukobwa agomba kuviramo avamo arikomereza. Ariko uriya mubyeyi agenda yibaza, uyu mwana w'umukobwa ufite kinyo kinyabupfura ni uwahe? Yavutse kwandi? Ariko mu by'ukuri uriya mukobwa yari afite Yesu muri we. Igihe kizagere rero, wa mumama umuhungu we yari inshuti ya wa mukobwa. Igihe kimwe rero uriya muhungu aza kubwira umukobwa ngo aze kumusura. Ndagira ngo unyumve neza, ineza ukora iragukurikirana. Reka ngubwire mwene data, nubona waba igisubizo ku muntu bikore. Umukobwa reka azagere rero muri wa muryango. Agezeyo wa mubyeyi aramwakira, aza kwibuka urukundo n'ishyaka uriya mukobwa yakoze amuha umwanya muri bisi. Yahise abwira umuhungu we amubwira ngo uyu mukobwa mwibutse muri bisi, mwibutsanya ampagurukira ampa umwanya ndicara. Reka ngubwire, umukobwa yahise abona okaziyo, yahise abona amahirwe yo kuba umukazana w'uriya mubyeyi. Mu minsi mike cyane bahise bakora ubukwe. Byavuye kuki? Ku neza. Niba ukeneye kugira ngo Imana iguhe umugisha, kora neza. Kora neza ahantu uri. Turarebye uburyo Yesu yahumuye umuntu, abantu bari bazi ko yavukiye muri karande, ise ari umunyabyaha, nyina ari umunyabyaha. Habe naho wavukira iwanyu mufite ibyaha, habe naho wavukira iwanyu mwararaguje, iyo Yesu ahageze birahinduka. Habe naho nyoko yaba yararaguje. Ndabizi hari abantu bazakubwira ngo bavukiye muri karande. Reka ngubwire, Yesu icyamuzanye ni ukukubabarira ibyaha wakoze n'ibyo uzakora, n'ibyo wakoze wabuze n'ibyo utazi. Ibyo byose urabibabariwe. Ahubwo dore umuntu wamaze kubabarirwa aba mu bwami nk'umwana w'Imana, aba mu bwami nk'umuntu uri mu bwami bw'iwabo. Urabona umuntu ukomeye agenda mu muhanda ryagaguza. Iyo tubona ukora ibyaha tutatwibaza, turashidikanya, mu by'ukuri wowe warakijijwe? Oya,
ntabwo waba ufite Yesu ngo usambane, ntabwo waba ufite Yesu ngo ujye mu kabari. Urabeshya. Bene data ndakora ngo ngubwize ukuri, uri muri baza ngo amasezerano yanjye yaratinze kuki ntarasubizwa. Ushobora kureba igihe wavugiye, igihe Imana yakubwiriye, n'igihe wakirijwe, n'urugendo watangiye, hagati aho ukareba n'iki wakoze ngo Imana igukorera igitangaza. Ndakubwiza ukuri, Imana ntabwo irobanura ku butoni, ahubwo Imana iratonesha. Imana iratoranya. Nawe yaragutoranyije, nanjye yarantoranyije kugira ngo duhinduke imiyoboro Imana igiye kunyuzamo umugisha ugera ku bantu. Yesu ashimwe cyane. Baramubwira ngo isi wa wundi hari ukuntu abantu bakuzi bitewe naho bavukiye, ariko hari n'ukuntu Imana ikuzi. Abantu bakuzi kera utarahumuka, abantu bakuzi kera utarahindura identite. Uyu munsi gira amatwara meza kubera ko Umwami Yesu yamaze kwinjira mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya tubwiye ngo nawe arabasubiza ati ni njye. Baramubaza bati mbese wahumutse ryari? Cyangwa se wahumutse gute? Abantu bakeneye kumenya uburyo wakijijwe, abantu bakeneye kumenya uburyo wakiyese Umwami n'Umukiza, abantu bakeneye kumenya uburyo wahindutse, kubera ko barimo barabona uko wari uri n'ukuri uyu munsi biratandukanye. Turanezerewe cyane ku bantu bamaze guhinduka. Ndashimira mwebwe mwamaze guhinduka kandi mugahindura identity, mugahindura n'uburyo mwagendanaga n'uburyo mwavugaga. Ibyo biranezeza Umwuka Wera, birashimishe cyane kuba waramaze kuba icyaremwe gisha, warangiza ukagaragaza n'uri muri wowe. Mwarabasubiza ati wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akasiga ku maso, arambwira ati Gisorowamu wiyuhagire. Kano kabazo rero ndakagira, ubundi umuntu ko yari impumyi yamenye Isorowamu gute? Icyatumye amenya Isorowamu nuko waharemye, ni wowe wamukozeho. Iyo wakozweho na Yesu ntabwo bigusaba ibindi bintu. Iyo wakozweho na Yesu igisubizo kiraboneka. Iyo wakozweho na Yesu imiryango yari ifunze irafunguka. Iyo wakozweho na Yesu karande zirashira. Iyo wakozweho n'Umwami Yesu impinganya irashira. Yesu ashimwe bene data. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Ndagira ngo ngubwire, iyo wakozweho n'Umwami wacu Yesu Kristo, imbaraga ziwanyu, imbaraga zo mu maraso zirahinduka. Kubera ko amaraso niyo twavukiyemo, ariko kugira ngo na Yesu atwigarurire yamenye amaraso ku musaraba i Golgota. Rero ndangije ngubwira aya magambo 4 cyangwa 7 numva umukashize ku mutima. Ndagira ngo ngubwire urugendo Yesu yafashe agiye guhumura uyu muntu rungana n'urugendo Yesu yafashe aziwanyu. Uko Yesu yahuye n'uyu muntu akamukorera igitangaza, niko Yesu ahuye nawe, niko Yesu ahuye nawe. Ndumva Umwuka w'Imana ambwira ngo Yesu aje guhura nawe kugira ngo ikibazo wari ufite, abaganga bananiwe, abadogiteri bananiwe, abakomeye bananiwe, Umwami aza kirangiza. Ni diabete, ni kanseri, ni hepatite, ni icyorezo. Hari imbaraga za Yesu Kristo ziri hejuru yabyo. Ndabizi uratsikamiwe, ndabizi uraryama ukabyuka wananiwe, ndabizi urimo urahangana, ndabizi watangiye business biranga, ndabizi hari ukuntu mu rugo rwawe bitameze neza, ariko ndakwizeza ko uyu mugoroba iki gicamunsi ukireba iyi video wizerane n'iri jambo rya Yesu, ko Umwuka w'Imana aje gukora igitangaza kugira ngo ibidashoboka bitangire gushoboka. Icya kabiri, aho Yesu yasanze uyu muntu niho nawe agusanze. Yesu agusanze muri icyo kibazo. Yesu aje kugutabara, aje kurengera urugo rwawe, aje kurengera abana bawe, niba koko wizera imbaraga n'ibimenyetso. Nkuko Mariko yabyanditse 16:16 ngo hari ibimenyetso n'ibitangaza bizagendana n'abizera, ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bazakira. Bino bimenyetso ntabwo ari ibyacu pasiteri gusa, nawe urabyemerewe, nawe wakwisengera ugakira. Iyo wamaze gutunga Yesu mu buzima bwawe, imbaraga zakurwanyaga zirahunga. Yesu aguha umugisha niyo wamaze kumenya uwo uriwe. Cya gatatu, aho Yesu yakuye umuntu mu bantu, nawe niho Yesu agukuye. Kuko uyu muntu mu bantu yarari bari baramuhimbye izina, yitwaga impumyi. Hari izina nawe baguhaye, wabaye umuntu watinze gushaka iwanyu, barumuna bawe baragiye urasigara. Ni wowe utarabonye akazi kandi warize, wabonye Bruce,
wize muri Amerika ariko iwanyu hari ukuntu bakwita cyongereza ukivugira mu isoko ariko nta office ugira, ariko aho Yesu yatabariye umuntu niho nawe agutabariye. Cya gatanu, uburyo Yesu yatumye umuntu amenyekana niko nawe Imana igiye kukumenyekanisha. Imirimo Imana igiye kugukorera bigiye kuguhesha icyubahiro, binaheshe na nyirabyo bikoze icyubahiro. Uko uyu muntu baramusiganiye barabaza, uribuka ko abafarisayo banarateranye bagerageza no kubaza se na nyina, baramubaza ngo mbese kuko uyu muntu yavutse ari impumyi, haramubwira ngo ariko ni mukuru namwe mumwibarize. Barashidikanya kuri Yesu wabikoze, baramubwira ngo ariko wizera uwo muntu gute? Twe twizera Mose. Undi arababwira ngo ariko nashaka wari umukozi wa Satani, icyo mbona nuko nahumutse kandi nari impumyi. Ariko icyo ashatse kuvuga ni iki? Yagira ngo amwamamaze, azwi ari impumyi amenyekanya nahumutse. Uzwi warabuze umugabo ugiye kumenyekana wamubonye, uzwi waratinze kubyara ugiye kumenyekana wanabyaye, uzwi uri mu bukode ugiye kumenyekana waguze inzu, uzwi warabuze amasoko uzi byaragucanze. Ariko ubwo Yesu ahageze ibyo abantu basize hakadomo aje kubikura hakadomo. Umva aya magambo, niwongere kwemera gufata iby'isi kubwira, niwongere kwemera gufata iby'iwanyu bakubwira, iyo ubona nta musaruro bitanga, fata icyo Yesu yakuvuzeho, fata icyo Umwami Imana yakuvuzeho, fata icyo Bibiliya ivuga, kizahindura ubuzima bwawe. Cya gatanu, uyu mugabo amaze guhumuka yongeye guhura na Yesu bwa kabiri. Bahuye yongera kumubwira ngo wamenye uwabikoze, nawe hari amahirwe Yesu aguhaye. Ugiye kongera guhura n'umugisha wawe kubera ko warihangana, wanze gusambana ngo ubone akazi, wanze gutanga ruswa ngo ubone akazi, wakomeje gukiranuka, wakomeje kwihangana muri urugendo. Niyo mpamvu Umwami Yesu amye kukubwira ngo ihanganire muri icyo kibazo, niyaje kugutabarira, yaje kukurengera. Yesu ashimwe. Urugendo watangiye rugumemo, komeza usenge. Haleluya. Cya gatandatu cyabaye kuri uyu mugabo nuko uwo munsi aho yakandagiraga hose batangazwaga n'ibyamubayeho. Ava i Sorowamu agaruka ahura na Yesu mu bafarisayo, aho hose hagaragaraga kumenyekana. Ajya mu isinagogi, ajya mu rusengero, ndabizi hari ahantu utinjiraga, ndabizi hari ahantu utageraga, hari ibyangombwa wari warabuze, ariko ndakubwira ngo humura. Iri jambo Yesu ambwiye kukubwira, ikibazo wari ufite nicyo kizanye Yesu. Akarengane wagiriwe, aho wangiwe, aho wasuzuguriwe, niho Umwami Imana aje kugutabarira. Uragira ngo se yaza utararira? Uragira ngo se yaza utarahuma? Uragira ngo se yaza batarakubenga? Ntabwo aza gukemura ibidahari, aza gukemura ibihari. Ntabwo Yesu ashobora kuza nta kibazo ufite, oya, kuko ibibazo nde bituma Yesu aza. Niyo mpamvu igihe cyose ufite ikibazo wumva ukeneye guhura n'Umwami Yesu. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Ntabwo nzi ijoro umaze, ntabwo nzi amasaha umaze, ntabwo nzi imyaka umaze, ariko ndagira ngo ubwire ngo iyo atabaye uyu mugabo nawe irakurengeye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hano umurongo wa 30 ndagira ngo abari basorezaho ngo arabasubiza ati, iri ni ishano ko mutazi aho yaturutse. Barimo baravuga ngo mbese uwagukijije yaturutse. Ariko arababwira ati se ko uyu muntu yangishije, iri ni ishano ko mutazi aho yaturutse, ariko nge nahuye n'imbaraga z'igitangaza. Ariko umva amagambo Yesu yamubwiye kuri 35. Yesu yumvise ko bamusukiranye hanze cyangwa se bamusunikiye hanze, aramushaka. Amubonye aramubaza ati, mbese wizera Umwana w'Imana? Nawe aramusubiza ati, databuja, ninde utamwizera? Mbese wizera icyo Imana yavuze? Mbese wizera ijambo ry'Imana? Ese wizera inzozi zawe? Aramusubiza ngo ninde utabyizera? Haleluya, haleluya. Nawe aramubwira ati, databuja, ndizeye. Aramupfukamira. Yesu aravuga ati, nazanwe muri iyi si no guca amateka. Hari amateka iwanyu. Iwanyu ntawe watunze imodoka, iwanyu ntawe wabonye visa, iwanyu ntawe watuye i Kigali, iwanyu ntawe watuye muri Amerika, iwanyu nta muntu wigeze atunga etaje. Ariko icyazanye Yesu ni uguca amateka.
iwanyu murishingira, iwanyu mupfa mukenyutse, iwanyu iyo mubonye abafiyase muhita mwishingira, iwanyu mushaka mukiri batoya, iwanyu iyo mugize ngo muteye imbere hari umugozi ubakurura, iwanyu iyo mugize amahirwe hari abadayimoni bahita bivanga mu mahirwe yanyu. Ariko bene data, ndagira ngo ngubwire ngo hari imbaraga zibohora, izo ni imbaraga za Yesu. Imana rero irimo irambwira ngo ngubwire ngo icyazanye Yesu ni uguca amateka. Ndagira ngo dusengane, ahangaha niho soreje. Bene data, iri jambo umutwe waryo, Yesu iyo ageze mu kibazo igisubizo kiraboneka. Ese ni kihe kibazo ufite? Waranzwe, nta muntu ukwemera, nta muntu ukiguhamagara, abo mwiganye ntawe ukwitaho, ariko Yesu agufitiye urukundo. Nta bantu barakwanze, ariko Yesu aragukunda. Ndagira ngo dusenge, ngubwira ko Yesu agufitiye urukundo, ngubwira ko Yesu agufiteho umugambi, ngubwira ko Yesu agambire kuzagukura mu kibazo. Nubwo abantu bakigusizemo, nubwo abantu bagwaye akato, nubwo abantu bagusuzuguye, ariko haracyari ibyiringiro. Umwami Yesu aguha umugisha. Reka dusengane Imana. Mwami Imana yacu, ndasengera uyu muntu ngurikiranye kugira ngo imbaraga zawe zigaragare ku buzima bwe. Yari amaze iminsi ari mu gahinda, araryama akaryamana amarira, kabyukana umubabaro. Iwabo muri famiye nta muntu umwitaho, urugo rwe rurimo agahinda n'umubabaro. Ariko tumenye neza ko iyo ugeze ahantu ibintu birashoboka. Ndakwinginze Mwami wanjye Yesu Kristo, manukira kurangiza ikibazo cy'uyu mukobwa, ikibazo cy'uyu mumama, ikibazo cy'uyu mugabo, uyu musore, iyi ndwara, iyi mwuka wa karande, manukira kuhagarika mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imbaraga zakuye Daniyeli mu rwobo rw'intare, zakura uyu mukobwa muri iyi myaka akabona umugabo, zakura umusore muri iyi karande, ayiwe Yesu topere voresa. Iyi ndwara wayirangiza, kubera ko misiyo yawe niyo guca amateka. Reka ubuntu bwawe Mwami ube ku muntu wese ungurikiranye, kandi ugize ishaka ryo kumva inyigisho, reka yongere asubizwemo imbaraga, maze amateka yahinduke, kuko waje guca amateka mabi ushyiraho amateka meza. Urakoze kunyemereye, reka ubuntu bwawe no gufashwa n'Umwuka Wera be kuri wese ungurikiranye, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Shalom shalom.